kambanze ngusomera n'amagambo ndi kukubwira ngo mu izina rya Yesu ibyo bintu narabiretse urumogi wararuretse narabiretse pe nese mbeshya abantu narabiretse wamweyeho nabinyweyeho pe ariko mfata umwanzuro ku giti cyanjye nta muntu ngishije inama umuntu arahinduka koko oya narabiretse kandi impamvu nabiretse surayizi naravuze se reba ahantu ngeze reba ahantu ndakora ejo nejo bundi ndajya kwiteranya na leta ndi barinda baza kumpigahiga ngo nanyweye ibiki ndihagaritse napfa. Yes, nizera ko aho ukomeje kugenda ugira ibihe byiza. Mu masaha ya mu gitondo nibwo inkuru yamenyekanye ko DJ Brian yitabye urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB kugira ngo akorweho iperereza ku cyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge, dore ko uwitwa Emeline na bagenzi be bamushyize mu majwi kari mu bantu nabo bashaka kuba bakoresha ibiyobyabwenge cyangwa se barabisangiye nk'uko bo nabo babishinjijwe byagiye bagaragara ku bipimo byabo biri hejuru. Rero DJ Brian hari ku itariki 20 Mutarama 2025 yagiye kumva yumva ahamagajwe na RIB ku byaha arimo arakekwaho bijyanye no gukoresha ibiyobyabwenge, dore ko uwitwa Kwizera Emeline na bagenzi be bamushyize mu majwi. Rero mu magambo ya Brian yatangaje yavuze ko we mu magambo yatangaje avuga ko barampamagaye inyuma yuko bari abakobwa batanze amakuru ko twasangiraga ibiyobyabwenge. Rero nge nari maze igihe narabiretse kuva nabatizwa nahise mbivaho. Ni amagambo ya DJ Brian yasobanuye ubwo yararimo arabazwa ku bijyanye n'iki kibazo. Rero DJ Brian ahamya ko nyuma yo gusobanura ibyo byagiye bimuvugaho n'iki, rero yagize gutya arapimwa nk'abandi bose, ndetse RIB yahise imupima nyine urumva ibijyanye n'ibyo bwenge bamupimye, ahubwo resulta nizo zaje zitandukanye n'ibyo abakobwa bavuze. Yakomeje agira ati abantu baba bashaka kunsubiza ahahise, ariko Imana yahabaye, Imana ye yandokoye, ntabwo nongeye kuba nakisanga muri ibyo bintu kandi narabiretse. Bampimye ibiyobyabwenge rero wari umunsi wanjye wa nyuma, umunsi abanzi banjye bari bantegeyeho, ariko Imana yahabaye, basanze nta bindimo kandi nabo baratangara. Burumva rero ikintu cyabayeho mu kumupima babakobwa bashaka ko nawe afungwa, bari bazi ko baraza gusanga DJ Brian akoresha ibiyobyabwenge. Ariko icyaje kubatangaza nk'uko Brian nawe yabivuze ati bakimara kumpima babonye ko nta bindimo, abambeshyeye nibo bikanze, ahubwo batunguwe no kumva ko nta biyobyabwenge biri mu mubiri wanjye. Nishimwe rikomeye cyane bikunda kubaho kuba star iyo bamaze gufata undi murongo bakava mu byaha bakayoboka inzira yo gukorera Imana. Rimwe na rimwe ntabwo hajya habura abantu baca intege mu buzima. Hari n'igihe haza abantu cyangwa se umuntu mwakoranye ikintu runaka agashaka gushyira hasi mu buryo bwari bwo bwose. Akunda kubivuga Brian, avuga ati mbabona abanyifuriza nabi ndabazi. Ni kenshi tubona abastari benshi babitangaza ati rwose aba haters ndabafite, ariko si ngombwa ko njya kuba mentioninga nanjye nzi uko nitwara. Rero DJ Brian udahakana ko yakoresheje ibiyobyabwenge ahamya ko amaze igihe afashe icyemezo cyo gutandukana nabyo. Ni mu magambo yatangaje. Niba twatangiranye video wumvise amagambo